guys, nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wa tutekeke channel nziza y'umuntu ukugezayo utuntu utaruzi kuri telefone yawe. Mbaza uyu munsi nkuzaniye iki? Umunsi nkuzaniye agapplication cyangwa se aka website kari gukora ibintu hano ku mbuga nkoranyambaga ukareba ukuntu babikoze. Ngiye kukwereka ukuntu wahindura amafoto ukayahindura mu ndi muntu kandi atariwe. Urugero nkanjye nkihindura umuzungu kandi ntari umuzungu. Ngiye kukwereka ukuntu ibyo bintu bikorwa. Niba uri mushaka kuri channel yanjye wakanda subscribe, nawe ni usanzwe tubana ukanda like no muri comment ugasharinga ni video ikarebwa n'abantu benshi kugira ngo bajye babasha kumenya ibintu nkorera kuri channel yanjye. Ikanze nkwereke ukuntu ayo mafoto wayahindura. Hey guys, kangushimira bakomeje gukurikirana channel yanjye ya tutekeke. Wowe mushya wibutsa kubanza wakanda subscribe kugira ngo tubane mu video menshi agiye atandukanye njyangenda nkora. Nawe mushaje dusanzwe tubana ahangaha kwifuza kureba iyi video wakanze like banditse no muri comment ikintu naza gukorera muri video y'ubutaha. Yo kwereka ukuntu wahindura ifoto cyangwa se ukuntu wahindura umuntu ukoresheje AI ukayihindura, ugafata ifoto y'undi muntu ugafata nk'umwirabura ukamuhindura mu muzungu cyangwa se umuzungu ukamuhindura mu mwirabura bitewe n'ibyo ushaka. Hari abantu benshi bakunze kubona abantu bihinduye ugasanga nk'ubu umuntu bagafata nk'icamamare bakagihindura, ugasanga bacambitse imyenda za gisirikare bafashe ifoto ugasanga bahise bayihindura. Ngiye kukwereka ukuntu ibyo bintu bikorwa. Mbere na mbere uraza ahangaha, muri Chrome yawe. Umara kuza ahangaha muri Chrome yawe nta kindi kintu uri buze gukora. Uraza ahangaha dusacingira ahangaha turandikamo face swap ubundi dusacinge. Baratwereka ama website menshi, gusa twe nta yindi turahitamo ingiyi ya mbere ya free AI face swap online, niyo turi buze gukandaho. Itumara kwikandaho nta kindi kintu ahangaha uri buze gukora, uraza ukande hano kuri start face swapping. Niyo uri buze gukanda guys. Ahangaha niho ugomba kwitondera cyane. Ahangaha handitswe original image. Wakwibaza ngo ushyiramo iki? Aha kuri original image ushyiramo ifoto ushaka yuko uwo muntu ahinduka. Niba urashyiramo nk'ifoto y'umuzungu cyangwa se umwirabura, reka nze mpitemo ifoto. Ndaza ndike hano kuri click to upload, ubundi nze nshakemo ifoto. Ndaza nshakemo ifoto y'uwo nshaka, ndazamura nshakemo ifoto y'uwo nshaka. Okay guys, ifoto namaze kuyihitamo. Ahangaha kuri click to upload ha kabiri kuri face image. Kuri face image nawe ndaza mpa click ndashiramo ifoto y'umuntu nshaka kahinduka wa muzungu. Ndaza nawe mushake mitemo ifoto ya nyambo. Nawe ndaza muhitemo. Okay, ngira ngo urabona yuko amafoto namaze kuyahitamo. Nta kindi kintu ndi buze gukora, ndahita nza nkande ahangaha kuri start facing. Taza makande ubundi urategereza amafoto yawe abanze yarangira. Okay guys, ngira ngo urabona yuko ifoto yacu yamaze kugeramo. Dore wa muzungu uyu nguyu uri hano hepfo, uyu nguyu ngo urabona na nyambo uri hano. Ngo urabona niba uzi kureba neza wese ahinduka nyambo. Guys, uramubona neza, urabona yuko wa muzungu wacu ese ahinduka nyambo n'imisatsi zose ikahita yihindura.
iyi foto ushaka kwidownloadinga uhita uza aha ngaha ugahita ukanda kuri download kugira ngo urabona yuko ifoto yacu yamaze kugeramo. Guys, niba video yanjye igufashije wakana subscribe ugakora share kugira ngo n'izindi video zije kugeraho ku gihe. Yari Tutu Tech. Ciao ciao.